Zaburi 104. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ku mazi, ibica bigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga. Agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika, agera ahantu wayategekeye. Wayategekeye ingabano atabasha kurenga, kugira ngo atagaruka akarengera isi. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye ku nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye. Iyo inyoni n'ibisiga byarikaho ibyari, inzoyo ifite inzu yayo mu miberoshi. Imisozi miremire ni iy'ihene zo mu ishyamba, ibitare ni ubuhungiro bw'inkwavu. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba riza igihe rirengera. Uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka. Imigunzu y'intare yivugira umuhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda, zikaryama mu masega yazo. Abantu bagasohoka bakajya ku mirimo yabo, no ku muruho wabo bakageza nimugoroba. Uwiteka, erega imirimo yawe ni iy'uburyo bwinshi, yose wayikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Dore iriya nyanja nini ni ngari, irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini. Niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri, waremeye kuyikiniramo. Ibyo byose bigutegerereza, kugira ngo ubigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Biyora ibyo ubihaye, upfumbatura igipfunsi cyawe bigahaga ibyiza. Uhisha mu maso hawe bigahinda imishyitsi, ubikuramo umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Icyubahiro cy'Uwiteka gihoreho iteka, Uwiteka yishimira imirimo ye. Niwe ureba isi igahinda umushyitsi, ariko niwe ureba isi igahinda imishyitsi, akora ku misozi igacumba.
nzajya ndirimbira Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana ishimwe ngifite ubugingo. Ibyo nibwiye biyinezeze, nanjye nzajya nishimira Uwiteka. Abanyabyaha barimbuke bashire mu isi, ababi be kubaho ukundi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, haleluya.